Ah, reka turebere hamwe uburyo twakora umukati wa tofu muri bya bideshe bamwe bajugunya ngo ntacyo bimaze, ngo soya yamaze gushiramo. Burya naho harimo ubutunzi bwinshi, harimo intungamubiri ziba zasigayemo nazo tutagomba gupfusha ubusa. Rero hano ngewe namaze kubona ibyo bideshe, banabyita ibideshe ntago mbizi, ngiye kubibyaza umusaruro. Murabona nshyizemo tirimerike, bamwe bayikoresha nk'ikirungo, abandi bayikoresha nk'umuti. Ibyo byose nabyo bifite uburyo bikorwa, ariko ngewe hano nyikoresheje kugira ngo umugati wanjye ubashe guhindura ibara, donc hagire akantu gato gasigara. Ni nkaho ngewe mfite ibideshe byinshi, ushyiramo tirimerike ukurikije uko ibideshe byawe bingana, cyangwa se ibisigazwa twakamuye muri tofu. Ngiye kongeramo akandi gace k'ikiyiko ka tirimerike, ndaza kongera kubivanga neza kugira ngo tirimerike ivange neza n'ifu. Niba nayita ifu, niba nayita, reka nkoreshe deshe zasigaye. Hamwe hari ababikoresha bakabyanika bakabikuramo ibiryo by'inkoko, ibyo nabyo ni byiza, ariko mu gihe nta nkoko ufite wita umugati, bivamo umugati uryoshye cyane mwiza nk'uko muri buze kubibona. Rero ndacyakomeza kuvanga kugira ngo bibashe kuvangika neza. Ni ibintu bisaba gucurika ubute, ntabwo wabikora ufite ubute ngo uzabirangize. Ntabwo ari tirimerike ndi buze gushyiramo gusa, ndaza gushyiramo n'ibindi bifasha kugira ngo bize kugenda neza. Ngiye gushyiramo isukari, ni brown sugar organic, ni isukari y'umwimerere, isukari iva mu gisheke. Akenshi ni isukari bakunda kubwira abantu bafite ikibazo cya diyabete ngo bayikoreshe, ariko nawe udafite diyabete ushaka kwirinda cyane cyane ziriya sukari ziba zaciye mu nganda, ntabwo ari byiza cyane ku buzima. Uyishaka nawe wayikoresha. Hano rero ndashyiramo pakimaya kugira ngo uyu mugati umere nkaho ubyimba, uze kubyimba, kuko n'ubundi nimara kubikora ndabipfundikira umwanya muto kugira ngo bize kubyimba nk'uko n'ubundi imikati basanzwe bayikora. Ntabwo ari ibindi bushyiremo gusa, ndaza gushyiramo n'akunyu. Akunyu ndi bushyiremo ni ka kunyu n'ubundi si shoti, ni umunyu bakonseya abadiyabetike, ariko nawe udafite diyabete ushobora kuwukoresha kuko ni umunyu mwiza ku buzima. Rero ndakomeza mbivange uko muri kubibona kugira ngo yaba isukari yaba uriya munyu nabyo bibashe kuvanga neza, kuko iyo utari kuvanga neza iriya sukari hari igihe iba irimo utuntu tumeze nk'utubumbe. Iyo wayishyizemo utwo tubumbe utaradukuramo ntabwo tuyonga vuba, niyo mpamvu ugomba gukora uko ushoboye kose kugira ngo bibashe kuvanga neza cyane nk'uko muri kubibona. Mwabonye ko bya bideshe byasaga nk'umweru, ariko ubu ngubu bimaze
gusa n'umuhondo kubera ya turmerike nashyizemo. Icyo ubona ndimo kugenda nkubita ni ya sukari ndimo gushaka kugira ngo yonge yangike neza na biriya bideshe. Ngiye rwose ndimo gukoresha ibideshe nabuze irindi zina nakoresha. Rero nk'uko mubizi ifarini ni ikintu kidufasha cyane, niyo mpamvu twabanje gushyiramo biriya byose. Burya umukati ukoze mu ifarini gusa nta ntungamubiri ibirimo, niyo mpamvu twabanje gusasira na biriya byose kugira ngo byibuze tugire icyo duhindura ku ifarini. Ifarini rero ikiri budufashemo hano ni ukugira ngo bibashe bifate kibe igipondo gifatika, kuko tubishyizemo kuriya ntabwo umugati wacu wakunda. Rero ifarini ushyiramo ukurikije uko ifu yawe ibideshe byawe bingana. Hano mubonye nshyizemo amavuta, nshyizemo ibiyiko 2 by'amavuta, ni ariya mavuta y'igihwagari aribwa ari mabisi. No mu kavideo kabanje mu mukati nakoze narabibabwiye, ushyiramo ariya mavuta ay'umwimerere. Ni amavuta ushobora kurya ukayarya ku biryo, ukayarya kuri salade, ni n'umuti, araboneka cyane. Ntabwo ari igihwagari icyo ari cyo cyose, ni igihwagari nimero ya mbere, amavuta atarigeze aca mu ruganda, ni amavuta bakamura, ni amavuta bakamura y'umwimerere. Cyane cyane muzayasanga mu bagorozi, hari aho litiro bayigurisha 7,000, hari naho bayigurisha 10, biterwa n'ahariho, ariko n'ahantu hose ugiye ushaka ibintu by'umwimerere rwose wahita uyabona, kuko ubwo yatandukanye n'andi mavuta ayo ari yo yose. Uko igipondo cyawe nicyo kigenda kiguha ikigero cy'ifarini uri bushyiremo bitewe n'igipondo wakoze. Nk'ubu ngewe nari nayishyizemo ariko mbona ntabwo biri gufata, bituma nongeramo indi kugira ngo igipondo kibashe gufata neza, kugira ngo umugati wanjye uze kuba umeze neza. Rero bibaye ngombwa ko nkoresha intoki, kuko nabibabwiye muri video yabanje. Utarayirebye abanza ayirebe. Mbere yo gukora ibi bintu byose ugomba kuba ufite isuku, wakarabye neza, kugira ngo umugati wacu utaza kuba urimo imyanda. Waba neza, icyo urimo gukoreramo nacyo kikaba gisa neza, ibintu byose bikaba bifite isuku. Aha murabona ndimo ndaponda, ariko ndimo ndabona urugero nshakaho igipondo cyanjye ntabwo ruragera. Niyo mpamvu ngenda nongeramo gake gake, ikiganza gihita kibikwereka. Hari igihe rero ushobora kuyishyiramo ikagera mu isafuriya igahita ifata, kubera ifarini ari nkeya. Rero muzajya muyishyiramo mukurikije n'ingano y'ibyo mugiye gukoramo uyu mugati. Turakomeza duponde kugeza igihe ifarini iri buze, kuko nabibabwiye bisaba imbaraga. Hari utuntu twinshi muri kugenda mubonamo, iriya ntabwo ari imyanda, ahubwo ni soya ziba zisa umukara. Ni soya, ntabwo ari imyanda. Hari soya ubona iba isa umukara ariko nta kindi kibazo ifite. Igipondo cyanjye rero uko nagishakaga birabaye, ariko ndabona habura gato cyane, harabura gato
ngo kibe gifashe, ndongeraho akandi gafu, ndongeraho akandi gafu rwose. Ariko ndahamya ko ntari bwongere gukenera indi farini kuko iyi nshyizemo irahagije. Irahagije. Noneho ikintu ngiye gukurikizaho, ngiye gufata iki gipondo ndakirekeramo hano, ahubwo ndakijyana ahantu hatari ubushyuhe bwinshi kandi hatanakonje, noneho ngende ngipfundikire kugira ngo kibashe kubyimba. Nimara kugipfundikira nibwo ibindi biri buze gukurikira. Kugipfundikira iminota 30, ukabona kugikoresha ibyo wateganije. Rero iyo wamaze ya minota 30 irangiye, uba waniteguye imbabura, wacanye imbabura iriho amakara menshi, kuko amakara niyo ari buze kudufasha. Noneho ntabwo tuyiteka kuri gaze, ahubwo iyi turayiteka kuri iyi mbabura mubona. Urabona ko amakara yafashwe neza, yafashwe neza cyane. Iki ni cya gipondo murabona cyabaye nkaho kibyimbye, nticyabyimbye cyane ariko cyabyimbye. Haba hateguwe n'isafuriya uri buze gukoreraho, isafuriya yumutse. Isafuriya yumutse, mbere y'uko ushyiramo igipondo, reka tubanze tubyibukiranye. Ufata ya safuriya ugashyiramo, ugasigamo amavuta. Ntabwo ushyiramo amavuta, ahubwo usigamo, ugenda usiga nk'urimo koza, kugira ahantu hose umukasi uri gushyira utaza gufata ku isafuriya. Iyo harimo utuvuta ntabwo ufata. Warangiza reka dufashe cya gipondo cyacu, tugishyizemo mu isafuriya kugira ngo noneho tubashe kugishyira hehe, ku mbabura. Ntabwo utereka hejuru y'amakara, oya, ahubwo ufata ya makara ukayakura ku mbabura uyashyira hejuru y'umufuniko uba upfundikiye iyi safuriya. Uyu mufuniko niwo tugiye kwifashisha tuwuteka. Urabibona tugiye gukuraho amakara. Tuyashyire hejuru y'umufuniko. Ushaka ikintu gikomeye kugira ngo ubashe kuyayoresha, ntabwo waterura imbabura ngo uhite wubikaho hano, oya, kuko hari igihe bishobora kugutwika. Uritonda, ugenda ufata ya makara neza, ushyira impande zose kugira ngo umugabo wacu uze guhera neza. Hari abantu
bashobora kwibaza bati se biriya bideshe wabibonye ute, se ni soya waseye? Biriya bideshe nk'uko nabibabwiye ubanza kubikamuramo amata cyangwa se ugakoresha amazi, ariko biba ari amata nyamata y'umwimerere. Ibisigara rero nibyo bideshe. Muraza kubona uko ibyo bideshe nabibonye mu bindi video. Rwose amakara uyamara ku mbabura, ukayamaraho, wamara kuyamaraho, icyo ukora ni uko ufata ya safuriya ukayiterura ukayitereka kuri ya mbabura wakuyeho amakara. Wamara kuyiterura uyitereka ku mbabura, hashira iminota runaka, wowe ubwawo urahumura. Wamara guhumura ugahita uwukuraho. Murabona ko umugati wacu wahiye. Tugiye kureba ko wahiye. Ufunjombamo ifoke, wabona nta kintu kizamutseho, ukamenya ko umugati wawe wahiye. Ariko iyo hagize akantu kazamukaho ka pate, donc ukabona ijeho yabifu n'iki, umenya ko uwo mugati utahiye, uwo mugati uba utarashya pe. Biba byiza ukawongera ukawusubiza akumbabura, noneho ukongera ugashya neza kugira ngo umugati wawe uryoshye. Mwabibonye rero, umugati uraryoshye, umva uraryoshye, urahiye neza. Umva namwe muze mwiyumvire, biraryoshye cyane cyane cyane. Namwe ndabararitse rero, nimuze dusangire uyu mugati. Ni mwiza pe kandi wuzuye intungamubiri, usa neza, uraryoshye. Uko usa ni nako uryoshye. Nanjye waniryoheye, umva wanawurya wonyine nta kindi kintu urimo kuwurisha. Mbararikiye rero namwe kuzawukora, namwe muzambwira uko mwawumvisha. Ni ibintu biri simple, ni ibintu bitagoye, aho waba utuye hose, haba mu mujyi haba mu cyaro wabikoresha. Abasheri kararyoshye, bisaba ikintu runaka speciality runaka. Muryoherwe, mani baho umugisha. Mwese mbifurije kuzakora uyu mugati. Uraryoshye cyane cyane, sinabona ukuntu mbibabwira. Umva nanjye naryohewe, umva byandenze. Ciao ciao, mani barinde.